bahamagare bakwishyure se umuntu ari kubahamagara none waretse ko ndaza kuvugisha yagiye kwishyura motari mbese amafaranga nizere ko neza gufagitira na sitasiyo murabizi ko yishyurwa neza gufagitira reka nze mpamagarishe wanjye yaza kwishyura ikibazo ufite ubwo nishyura na sitasiyo neza akayishyura ariko uvugishe sheri wanjye ubundi aza kwishyura rwose ndi kumuhamagara nkabona nimero ye iri guhita yikuraho ndi kumuhamagara se ibintu ntabwo yabinkora kabisa ntabwo yabinkora nimero se ko itari gucamo ndi kumva ndi kurota cyangwa ariko njye ndimo ndumutinda ese mutakora nomero yivuyeho cyane amaneti wawe ntabwo mbizi ubu mbashiri wawe ntabwo wagusa mutavuganye nubwo sitagutse mutavuganye shiri wawe twavuganye ariko ndi kumva telefone yikuyeho ahubwo si noneho mana yawe zingara gutengusha yashiranye ntabwo yabinkora ibintu ubwo se yanengwa turi gupfa iki si ubundi ukuntu ukuvaho cyane ineti wawe ntabwo mbizi njye moto none turagenza gute ko ari kwanga kwitaba uraba wihanganye ntabwo mbizi igihe cyo ushaka no kwishyurwa akazi nagakoze kandi nagasoje moto basi niza telefone muhamagare numve wabona wenda iyanjye ari n'amarezo reka mpamagaze yawe ndabishaka kumva ariko ubonaga n'abatubuzi bambwisha bajya bambwira abahese noneho ngenda umutubuzi aka kanya none se wagurutse utega moto n'amafaranga ufite gutega moto ugira ngo gutwariye njye na telefone ngira ashaka kwitubura ntabwo turayizi bana ntabwo nishyura ngendera nishyura ngende mu kazi akazi nagasoje nagutwaye kuva Kimironko nani Kabuga kuza kugira ngaho kandi musabye nese ubu nagucikira he urabona ndi umutubuzi wafata telefone nyirukanga akuse mota waretse tukumvikana guhamagara urabona nagucikira he niza ngiye muhamagare aza kwishyura kuko nangera n'amafaranga mfite no kuri telefone mfite igiceri kirira nibuze cyakwishyura ngo nguki igiceri cy'ijana hari corona ariko kamabaza ubusi mwebwe babajya bitwa batubwira b'Kigali nabwo ngo mutubura abamotari ako mutabye ibintu wabiretse reka rero nkubwire iyo mitwe yayisubiza wikuye oya nje nawe ujye upfa kunura uko yiboneye ahubwo nyishara ngendera urimo uranyereza n'amasaha amaze kugenda na station uranyishyura ikibazo s'amafaranga wetegereza ntaza turayaguha iminota amazanga na station man ubizi kwishyurwa station si bisanzwe nyine niza telefone muhamagara telefone yanjye urashaka no kwitubura okay nta kibazo akira kirangutize umuhamagara wongaruri ibyo bavuga na telefone nawe nkaza turabazi sha abanyamitwe b'Kigali turabazi sha mutabikomeza kumba mazunyita umunyamitwe kabisa byo nusimbikunda pe amafaranga yawe ndayaguha ariko ureke kumbwira nabi nge sikosa mfite niri ikibazo ramo wamaze kunyereza ubuse turi kuvugana nago yakurangiye so ntabwo mvuze kutayama ariko ramo wamaze kunyereza kandi kwa kazi kacu twakora ku minota icyo si ikibazo akazi kacu ni iminota naza amafaranga ndayaguha icyo si ikibazo sitakudahamagara ngo amafaranga ngiye nane gucere mu kazi kwe si umutari kuvuga nabi ntabwo ndi kuvuga nabi ariko urabuze akazi kacu mushi ugiye kunura wose oya ntabwo ngiye kugutora ntabwo ushangiye afite ndaciye nta kibazo ahubwo reka rero muvugisha igenda gake ko numva se yavuye no kuri yawe ndumva yakomeje kuva ngere shana no mutawuranyica n'ubwo umve ko nomero yanze guca ntabwo ndumwicanya ariko nyine nomero yanze guca ntabwo mbizi si kubimbwira njye nakoze akazi nagasoje ahubwo ndende guhembwa kugira ngo ngende ahubwo ngirira vuba ndakwishyura iki siko n'amafaranga afite
komara sinzi n'akantu kwa ubona icyo kibazo nawe cyisubiza kandi nyine yagize yanze kwitaba nomero yavuye none se tukora iki ahubwo mfasha nsubizeyo sibyo nzaba nyaguha ese mutawansiga ku nzira njye ndi mu kazi ushaka kuvuga tujye no muri Amerika kigenze nuko none se ndayaguha gute ntabwo mbizi wowe ndafata nomero yawe sibyo abandi usanga utakubishira gute iwe reka nongere muhamagare mota uba wihanganye sibyo mbabarira ubundi barabambwiye abateka mutwe w'ikiga mana we sitasigaye aminota ukanywa no ku muhanda mwemera ngo yishyurwa cyangwa ngo ndambuka reka nyine nkomeze ngerageze amata twaranago ubu koko reba kuva ikabuga twagira hangaha ni gute wangura ngo amafaranga utateze moto n'amafaranga ufite abo bashiri bawe nimba ari abagabo ari mbara ibiki ntabwo mbizi ntabwo nekeza ko ujya guhaguruka mwana avugana ntabwo njye wakandira imitima no gutyo basi ndakwinginze mfasha basi ngiye nabyo kunyiga sita nyishura mugende nyishura amafaranga y'ugende ntabwo naje gukina nabo ngana kandi undi sinzi kurba babura bambwiye barambwe ko abanyamitwe kigenda bazi sisi mutase mwavuganye ubundi inde bo uvuga nawe nje ndo umukobwa ngo ni umugabo wanje mumugaye sita ntabwo nje njya gutinda basi ngiri uranyishura unyishura kandi amafaranga mfite irezi telefone mereza nawe uzasigara ushaka njana nakajya oya chama tambabarira hoya ngo wari ibiki acyasumukade yawe uzashaka nawe oya prasumukade uzashaka azijanye uzashaka nawe oya chama tawe nagwa njana none se iyo telefone nkwanira 200 kuba hano sibyo njye nagutwaye kuva Kimirongo kuza kugira ngaho uza amafaranga yo kunyishyura sibyo iyo mitwe yaje twarayimenyereye twanayizi sibyo iyo mitwe izajyana ahandi ku bandi njyewe nayibura kana ngiye oya none se mota oya ntabwo ibyo basi reka twongere tumuhamagare kuba hano twamuhamagaye rimwe byanze ngutiza telefone amuhamagara biranga oya mota none se nunjyana telefone ndataha gute acha afata numero yanjye 078373 yego oya shama tawe ntabwo ibyo nabibona oya mota oya wamutse gatoya kandi basi ijambo rimwe gusa ijambo ryiki oya mota ntabwo sura motari bino nibicyankoze ko none ibintu bimbayeho niba nzabyandika he niba nzagira ute kabahungu bikigiye nabagome koko kuno yamamagaraga ngo ndagukumbuye yigize umwana mwiza ibi bintu sinzabyibagirwa mu buzima abahungu nukuba ntajyaga numva abakobwa babinganiriza ngo bibaho nkajya numva baba bari kuburaga baba we mbashije kumirwa noneho ukuntu ndi butahe ndavuga ko telefone nayisize heye nkaho nagiye gusura umuhungu sibyo bintu nabitungutsa ku mubyeyi umuntu arifata akaguhamagara ntacyo muri gupfa nta kibi namukoreye akifata ngo sharo nanjye najya nabiruzi sharo naho bigeze ndumva n'ibisimukadi ntabijugunye muko bimeze bite ese niwe numvaga uri guserera n'umumotari sha ntako bimeze byihoreje mbikubwira nawe agahinda kakwica nyine namenyanye n'umuhungu kuri social media arangije turateretana akajyamo amafoto ye sibyo nanjye muha yanjye nyine turakundana twavugana nyine nkumva ni umwana mwiza arangije ukuntu byaje kurangira nyine rero yambwiye ngo arankumbe ninze musure kubera mu rugo ni Kabuga mba mfashe moto no mu gufata moto abarambwe ninze murebe noneho mu kuza kumureba turahageze tumuhamagaye twumva telefone yavuye nkoresha niya motari ivaho none ndi kumva nazi ukuntu meze pe ubu muhungu yagukura
ata amafaranga guhaye akuzana kuri mwe nguze kumureba ese ntabwo numvaga ko yambeshye mbega umukobwa w'injiji ubu muragukura mani nta kintu aguhaye ese umuntu yaguha amafaranga atakubonye buriya ntabwo wari ukwiye kuva aho uva ataraguha amafaranga ya moto ase ko mbona ufite amasimukadi bimeze bite sha motari wumve ko yananjyanye telefone yayincapuye aranje arambwira ngo sajya akorana n'abakobwa ngo biri ubwo abanjyanye telefone yawe mva nta kundi nyine si ushaka ubufasha si ushaka kwishyurirwa moto ngwino nkwereka aho tujya ngwino tujyane mu rugo ugiye kunjyana he noneho ngwino tugende twaye mu rugo si ushaka moto se mwana yanjye ngwino nyine ngwino ntase nagira gute ariko nizere ko nta kintu kibi ugiye kunkoresha oya ni ukuri ubu se ikintu kibi kirenze izo ngegera muba mukurikira zitana bagishyirana moto ngwino Ma, umeze ute? Meze neza. Ifuha ni ya papasi? Yego. Ari hehe? Bari mu cyumba. None se mama twaganiraho gatoya? Wumva ushaka ko tuganira? Yego. Nta kibazo. Nyine nashaka kukubwira akantu gatoya. Sinzi niba nyine ari ikibazo uri buze kubigeraho. Akabazo se bwoko cy'umukobwa wanjye. Mbwira muteze amatwi. Ubwoba bwo kuba nanabivuga. Ubwoba? Ubwoba nyine bwo kuba nakubwira ibintu byambayeho. Ibintu byakubayeho? Byakubayeho se ryari mukobwa? Nyine ku cyumweru wigishize nagiye gusura umushuti wanjye twiganaga. Umushuti wawe? Ese gusura umushuti wawe nibyo bintu biguteye ubwo? Nyine nagiye kumusura amfata ku ngufu none subiramo ngo numve. Subiriramo ibyo uri murambwira. Ngo bakugeze gute? Wari uvuze ngo wagiye gusura umushuti wanjye ngo ni umukobwa mugenzi wawe. Kumbi wagiye muri gete y'abahungu. Manu kuri pe ntabwo nzongera mbabara kamubwira. Urambwira umbwira iki? Urambwira umbwira iki? Nyine reka nkubwire mbabara n'ukuri. Mana yo mwishuru we. Ngaho mbwira ibyo bintu turabitungutse imbere ya papa ngo iki ngo wagiye gusura umuntu ngo agufata ku ngufu. None ko bagufashe ku ngufu kuki utaje ngo bimbwire? No se kuki wabicecetse? Nyine ko nanjye ziba ziba funga umunwa mbesire we. Nta soni ubundi wakwiyambika ubu buntu bakazabura gute kugufata ku ngufu wangegera. Igihe nahereye nkwiyama nkubwira ngo ujye wambara imyenda miremire nagwananiye niko wawe mama hano bwire neza wambesire we. Icare hano ntabwo nzongera pe n'ukuri reka nkubwire. Nta soni n'ukuri unakubye uri umukobwa umwe none unkojeje isoni. Hari icyo nagukoreye? Ni iki nagukoreye mwana wanjye kuko kugira ngo unkorere ibintu? N'ukuri mbareka basi ngubwe. Ngaho mbwira muko mbwira nkuteze amatwi. Nyine ma atwite. Ngura twite? Ntabwo bishoboka
bishoboka ntabwo bishoboka mwana we nukuri pe nukuri pe ngirira imbabazi nsabye imbabazi nzerekeza imwuka cyane mumbwire ndabigirane mababara nukuri pe yewe ntabwo bizongera mbega ishyano ringwiririye we mumbwire ibintu bimbayeho mana yo mu ijuru we mbwira ukuntu ndi bubihingutse imbere y'umugabo wanjye ngo baguteye inda mana yo mu ijuru we ndabivuga ngo iki koko ndabivuga ngo iki umugabo mmereye koko nciye mu zihe nzira mubwira ngo uyu mwana bamuteye ukuri mbabarira ndakwinginze mama warashakwe warashakwe mwana yanjye ngo soka hano mwana toka mama sinzongeye gukubana hani wanjye wa mbwakazi we mwana yanjye ndabigira umugabo ndabihingutsa mubwira ngo uriya mwana bamuteye ishyano rirangwiririye ntacyo nakoze uriya mwana naramwigishije impande zose ariko birangiye bamuteye inda mana ndabigira nte koko ndabigenza mana biranshanze biranyobeye umukobwa wanjye biteze byiza urabona neza se papa meze neza wese umeze gute sawa biragenda turaburanye nari ngukumbuye ntabwo ushaka shana akazi kenshi akazi se kameze gate kari kugenda gate abakozi bizere ko nta kibazo muragirana nta kibazo bose biri kugenda neza buriya rero kamubwire twayishuye nta kibazo yego mwana buriya wowe ubundi usa nanjye niyo mpamvu naguhaye n'ubutware niyo mpamvu naguhaye kuyobora ruriya ruganda kugira ngo nawe uzagera aho ugera kandi uzamenya ubwenge uzigisha na barumuna bawe bari inyuma yawe sibyo kuko narebye mbura urasobanutse niyo mpamvu rero nakushyize imbere guha ubutware kugira ngo nawe uzabashe kumenya ubwenge kureba barumuna bawe bari inyuma sibyo abakozi se hari uwari hanyuma rero bose narabishuye ahubwo hari babiri bafite ikibazo ikihe kibazo umwe tugomba kumwishyura 1,800,000 undi ni 1,300,700 none se hari ikibazo n'ubundi iyo umukozi yakoze ku guhembwa erega impungenge ifite ni uko ibyangombwa byabo bitari kuri konti mwana wanjye wumva uriya bari abantu turimo dukoresha kuriya atwara gake kubera yuko bari abantu ntabanyabiraga ariko rero gutera impungenge ndabikurikirana muri iki kibazo sibyo kandi ibibazo byawe byose birimo tuzabikemura nta kibazo ntabwo narembizi oya ndabizi warasobanutse ntabwo niyo mpamvu naguhaye nabiguhe nzi ko ubishoboye sibyo nzi neza ko aho nazaba aho uzahambera sibyo kandi ujye umbera amaso hari ikindi kibazo kirimo hanyuma bihanganishe babwire ko amafaranga yabo tugiye kuyashaka ejo cyangwa ejo tuzaba twayabagejeje ku makoti yabo ahubwo se za kotineri zaba zigezeye ariko papa siko utabizi kubitanga ibiki se kandi ko bitana ariko kontineri zirabura iminsi 2 ngo zigere mu Rwanda ariko harabura 30,000,000 yo kwishura imisoro nguki nukuri mwana bakira sha uri umukozi ku murimo agaramvura guhisemo uzi gukora akazi ugomba kugakurikirana papa nibyo iminsi 2 wow kubwizo mpamvu rero nanjye mwemera guhemba 2,000,000 sibyo ubundi mwanzi papa ndawukunda pe mbona mwishimye yarayikira umukobwa wanjye mwese mwebwe rero ni amahoro se mwatinze turi amahoro ko mutishimye se cyagenze gute papa mere
nukuri mfite ikibazo. aho kandi ikibazo kimeze gute kimbwira nta kibazo Ntabwo nzi ahantu naheranye kubwira pe. Kirankomereye cyane cyane kandi. wowe Yego. none se mama wagize ikihe kibazo? Sheri, karama umugore mwiza nukuri mfite ikibazo kandi kinkomereye pe. ariko se kuri kunera ubwoba wahoze icyo uvuga ukagisobanura neza urumva ugica hirya ugaca hirya ibiki n'ibiki bagufashe byagenze gute mbwira bareke kubica ku ruhande no ku ruhande umukobwa wese niyo mwagena ikibazo bimeze bite kandi nukuri nabuze ahantu mpera nkubwira ikibazo mfite. ese mama wagize ikihe kibazo watubwiye? ndagira ngo mbwize ukuri nk'uko usanzwe mbwize ukuri ndabizi kutaninya n'umugore wanjye tumunanye imyaka itari mikeya icyo kibazo ufite kimeze gute cyaguteye impungenge zo kumbwira ufashwe ingufu se waciye inyuma se bimeze gute tinyuka umbwire umugore mwiza sibyo Sheri, ni ukubera Liza. yabaye iki Sheri, karame nyine Liza Liza yabaye iki vuga yapfuye Sheri, Liza mwana wacu yabaye iki Sheri, Liza nyine. Liza yabaye iki vuga Liza vuga Liza yabaye iki mwana wacu yabaye iki Sheri, Liza bamuteye inda. ngo iki? Liza wacu uravuze ngo bamuteye inda Yego Sheri, kuri bamuteye inda. none se Ingenzi. umugore mwiza uko yakuze haka abagore mwabaye mute umwana kumutera inda urumva ari ikibazo kitangaje ni uwa mbere se cyangwa uwa kabiri cyangwa uwa nyuma uko yakuze uko yarakuze Nyine nari mfite ikibazo cyo kubikubwira. nyine ahubwo reka tumufashe ahubwo se ari he? wamubwira akaza tukareba uko twamufasha tukamufasha. Sheri, namwirukanye. ariko uzi ko ibyo mutabizi umwana bamuteye inda nawe urangora mama we rimwe kabiri gatatu mvuga ngo genda uzagaruka umuzanye mvira nka ariko mvira nka genda uzagaruka ko uzayira Liza wanjye nta nisonere kuravumvura urambura ngo umwana yarabuze cyo bateye inda ariko abagore ma papa tuza wamara dukora kimwana naje ndebera koko nuko umushaka tukareba ukuntu twamushaka tukamubona agatinyuka kabimbwira koko none se yabigenza gute agomba kubikubwira ariko Imana yaremye abakobwa ubundi we yabaremye gute bibaho papa bibaho mu buzima papa humura ntukisitirese buriya araza amuzanye ahubwo reka ngende ejo uzahita umuyo sheke nikuzo yuke agashara kanjye mwana wanjye biba bigoye ibyo byuma kuba bigoye humura biracamwo aramuzana ntari buriya araza amuzanye natamuzana azajyane nawe kanigire mu kazi tugomba kubikemura saa rero papa genda agiye mu kazi wibuke nta kibazo ubu se numva ngiye kunkoresha iki koko mva mbwire iyi ni imyenda boyfriend wanjye yasize hano uyifure neza nurangiza tuza nkoye itikutaye nta kibazo rwose yewe kandi ubu yakwishyura tike nk'iya 2,500 yari kwirirwa kurongora umunsi wose hanyuma uri kwigira gutyo ariko abakobwa b'iki gihe ntabwo mwisobanukiwe rwose
Ntabwo gusura. gira vuba we gira vuba uze nkwiti kugende. Mana yanjye ubusubwo shara byenda bikonuka. Ubusubwo ngiye kumeza nasanzwe meza. Inzara zanjye none Mana yanjye. Dungu twikigali sha Mana yanjye. Nakazongera kunireta ngo nkemere. Cyo mpfana nzaba numva ngo gatuye muri Kigali gusa. Kansoke mesa ariko sinzi ko mbishobora pe. Byanancanze. Bari kubona ndi umukozi we. Shabuze Mana. Subwo inzara zanjye nizivunika. Ngo ngiye kumesa ibyenda ngo bya boyfriend Mana. None ukaraga kubu ukuntu kameze nakadayimoni. Yesu we. Kuno kari kumbwaya ukazi ko nahuye n'ibibazo. Sebuna naga ari kunyumva koko. Shakara kadayimoni kagakobwa. Wasoje? Kikomko. Egera hirya kwanza. Wasoje? Nasoje noneho iki nkagenda nta kibazo. Ngo iki? Wamita iki nkagenda nabimeshe neza cyane. Ariko rwose. Okay, sure byombo biri hariya mu gikoni. Genda ubyoze neza ariko nurangiza ukubure hano hantu hose nsange hasa neza. Nusoza uhite uza mu amafaranga. Urarizwa wirizwamo mu bikiza. Gira vuba cyangwa usohoke ugende. Ndetse se wambwiye ngo mesa gusa. Genda woze ibyo mbabwiye, kora ibyo nkubwiye cyangwa ubyihorere wigendere. Wirizwa aho ngaho se wirizwa ibiki? Wavuze ngo Kigali cyo ni hari ntabwo yabeshye. Komera amakuru y'iminsi meza. Komora utishimisha. Ntabwo nishimye. Ntabwo ibibazo nahuye nabyo ntabwo wabimenye. Ntabyo namenye. Uzi ibibazo nahuye nabyo? Riza wanjye bamuteye. Utinya Imana mu ijuru. Sha bamuteye. Waratwite Riza? Gutwita gusa. Karakana kangana kuriye. Nta makuru ufite. Ikintu cyambabaje cya mbere kibaho ni ukuntu bamuteye inda kandi uriya mugabo tubana atari we wamubyaye. Ubwo wabyifashe mute? Sha byihorere. Uza agahinda mfite ku mutima. Sha ndakumva nuko. Gusa ngiye narifashe umwana ndamufata ndamusora ndamwirukana. Nari nzi yuko umugabo nabyumva ari bubifate nabi. Uzi ibintu umugabo yankoreye? Nyimara kubimubwira yahise anyihindukana. Yahise ansohora mu nzu arambwira ngo nzagende ngarukanye nawe. None umva ibyo yakubwiye atari byo. Ibaza umwana yaguye mu kibazo wamugana. Ugahita ufata umwana nk'igisimba ukamwirukana. Ese Mama Riza ifate wishyire mu rugero rwanjye. Wowe umwana wawe bamuteye mbwiza ukuri wabyakira ute? We kubyakira byakorohera? Kubyakira biragoye pe.
ariko ikibazo ni kimwe iyo umwana wifashe umwana ukamuta ku gasozi ukamwirukana aragenda agakora bibi kurusha ashobora kugenda akiyahura wakurikiye ashobora se kugenda akajya mu birara akajya mu bindi bigeso umva ukazamubona noneho ukicwa n'agahinda agira agahinda kuko n'ubundi ikintu cyabaye nta kundi nyagasani niwe utanga si umuntu wiha ugomba kubyakira ni nk'umubyeyi bajya bavuga ngo ibyaye ikibi sinzi ukuntu umugani bajya bawuca Nese mama Liza urabizi uri inshuti yanjye ndagukunda urabizi inama ngiriye ni nkiyihe inama nkubwire nta yindi kandi unyumve nabi urumva iyo umuntu aguye mu kibazo nyine uko bigenda kose uri umubyeyi ntuzatuma bisi bagushungera kubera umwana waguye mu icyo kibazo nta muntu ababyeyi kigiye bose ibyo bintu bibaho cyane inama nakugira rero si yindi genda ushaka umwana wongere umwiyegereze nta kundi byarabaye nyine wiyakire umwana ageze kumugara umukiye mu rukundo tazasanga umwana yagize ikibazo kirenze kuko icyo gihe nawe aba afite trauma afite ibintu abarababaye cyane atari wenyine ihanganye mama Fabrice sinkubeshye pe ngo uwo muhungu ndamuzi ntawe nzi ahubwo nanizi saa nanjye nicyo kintu ndimo nyirimo umva ari amakosa wakoze ya mbere wagombaga no kwinjira umwana ukabanza ukamenya uwo musore wamuteye inda akamukubwira mama Liza rero ntabwo ibyo bintu ari byiza ubwo ni ubunyamaswa urumva umwana agerageza ushaka ukuntu umugarura mu rugo rwose iyo niyo nama nyuma nkugiriye ariko rero nimubona pe nzagufasha mwigishe agaruke umwana azamwakire sawa rero sha mama Liza nuramuka umumboneye nyine urumva nukuri uzamumbwirire pe ndamukeneye naramubuze rura rugo sinshobora kongera kurusubiramo umwana ntamubonye nukuri umfashe kandi ndakwinginze nzamukubwirirwa nimubona wihangane nabonaga ntazi ibyo karimo utanigendera aho kari akabari karatwika bimwe bya nyabyo rambare ni imbere cyane none se akukunda imbari ngeze ko imbari buriya zananiye njye ndikaraga we ngomba kwikaraga nkareba uko bimeze karakunda isi iryoshye warabyibagiwe se ntabwo nabyibagirwa pe niko bimeze tu uba wumva ari sawa kandi shawarayi akoseka mubazi nari ndashaka ko uzajya unjyana mu kabari wowe uzajya uza nkutware amva ahantu hari ibigabo by'ibikire umva bimwe ku byo watarana zawe cyangwa 200 yawe yaba n'ijana iyo umuntu agiye mu kabari amafaranga kuko umva cyane barimo abazungu abametisi abanigeria none se ugenda uwo kava muri ayo ngayo mva abari ibigabo bya danje we none se uwo muntu muragenda umunsi uze kuza tujyane nyine mbwira uwo muntu uragenda nyine ukamuganiriza nyine mukabikurikirana akagutama si amafaranga umuntu umuhuye bwa mbere ukatubikurikirana umva ukajya ego kumara yanjye abashura ese biteze icara hano ni kaya mwicara hano kene se wicara hano ase we nabahaye story gira gutya cya kizungu rero mvuye kuri banki kirambikoresha we kagira ngo ko murakaye se tutarakara mva chazi mwaye 400 ako ngo nagukunda ibintu byo gusohoka ko mutavuga mwabaje mwana Yesu uri kubibwira abandi mwibwe ndabavuze yatunewe aho ubonye uri kutubwira ibintu bizima wamaze ekeda ngoma nuba Sko asitsa ni mumye we irenze ni mumye ngo umuzuka mahemagana usumva ibyo bisekeje nse batemo sabwo mwe munezero basohokane
ubu uratubonye ubona turi abakobwa urabona twe twabuze kutitamo uruga ariko ndebera we ega wavuze umuntu yakwiyoreye ngo iki ngo 400 wamana ngo 400 ubundi tricky ubundi wigize gute wandaye we musa nabakoze icyo akakara n'agashinzo kareba gutya bimwe bimwe ya boyfriend none karangiza gakaza kisekeshwa ku muntu ko umuntu wongeye yanyirukanseho ndaramukatira wawe umuha we ora namukatira byose turabizi agenda ujyana na Patrick wongere uze boyfriend na Eric umuntu wese nifatiye ubu tugenda na Eric we cyo wakoza wa mukobwa we nago woroshye asiryamana n'abantu bose undi nta nubwo bugira umugabo wanje wese uhita umwataka akahita atangira kwivugishwa ingenda umwana waruzi kandi witonda tumaze iminsi tukureba tumaze kundambirwa ko uyu munsi tukakwihorera ubundi uziye ku gihe ariko cyo koza Imana iranadukunda aziye ku gihe ubundi wowe bari kumera bungurira bari kugukorera ikizi mbese ngende kumva nisaseme yanyisha sundi twakisha mani mwandika wayanditse munabare baranyishe we man n'ikindi gihe uzamenya kudatwara kujyana abagabo reka bigufasha ukici ikice rikarangire man beri uzi ko apfuye beri si we umwana w'abandi arapfuye yapfuye se apfuye Chiki beri baratwica Chiki beri none bagiye kudufunga oya Chiki dore ntabwo wabidukora ntabwo wabizana beri ni wowe umwishe urugabo uzi ko upfuye mana yanjye se wabitangije uzana iby'abahungu ufuha Chiki turabigenda bikanigende oya ntabwo nabyemere ntabwo nsika nk'ingendo ahubwo reka amabwiriza nagusohoka ni wowe mwishe naguvanga urahaguma umva urugabo undi se wabitangije utangira noneho nigendere mbabarira barukare ubu urasohoka nari kwemeye ko ari uwamwishe umva yari inshuti yanjye ariko mbabarira nigendere pe